muri iyi weekend ishize njye n'umwana wanjye twatembereye ahantu tujya gukampinga tumarayo iminsi 2. Niyo mahirwe nari mbonye kuba namarana akanya n'umwana wanjye cyane ko akazi ko kaba katatworoheye. Umugore wanjye we ntabwo akunda ibintu byo gukampinga ndetse na nubwo bashaka yuko najyana n'umwana, gusa nanone njyewe iki nicyo kintu ninjoyinga gukora kurusha ibindi byose. Mba numva nyine nanabyereka umwana wanjye yabikunda nawe akabikomeza. Ubwo rero umugore wanjye tubipfa kubi cyane iyo yumvishe yuko ngo njye gutwara umwana wacu, ariko ubu noneho ubwo kuba nagenda nabonye nta kibazo yabigizeho rwose. Naranamwinginze ngo aze tujyane ariko arabyanga aramakanira. Naranatangaye kuba yaranyemereye gutwara umwana nta ngorane, byarantunguye ariko sinabitindaho kandi sinabiha agaciro. Ndigendera nyine nari nishimye yuko ndetse nkajyana umwana wanjye tutagombye gushwana. Ubwo njye n'agahungu kanjye turagenda tumarayo iminsi 2 kuko tugaruka ku wa mbere tuza twiteze ko turi busange mu rugo nta muntu ari, kuko numvaga umugore wanjye aribo bari mu kazi nyine. Numvaga ndi busange nta muntu uri buhari kuko naje mu masaha umugore wanjye bakiri mu kazi. Ubwo njyana umwana wanjye mu cyumba cyane yuko yarananiwe cyane akeneye kuryama. Nyuma yo kuva mu cyumba cy'umwana wanjye njya mu cyanjye. Umwana amaze gusinzira njya mu cyanjye. Ubwo nanjye ngezemo nsanga umugabo wambaye ubusa ku gitanda cyanjye. Mubonye naramumenye, ni umugabo ukorana n'umugore wanjye twajyaga dukubitana kenshi nk'igihe nabaga nagiye kureba umugore wanjye kuri office. Mu masegonda make ya mbere natinze kubyumva nkagira ngo ahari nanayobye ndi mu rugo rutari urwanjye. Mu mutwe ibitekerezo byabaye byinshi numva ndasaze. Mu gihe nari numva ibintu biri kubaho ngaho, umugore wanjye nawe yahise aturuka muri douche yambaye ubusa. Umugore wanjye akimbona yakubiswe n'inkubabura uko yifata, abura icyo akora, abura icyo avuga, ahagarara hamwe nk'ubonye impanuka cyangwa se ikindi kintu giteye ubwoba. Njyewe aha ngaha nakubiswe n'inkuba, numvaga nagize umujinya, ngira umujinya. Sinari nzi yuko nshobora kuba narakara kugeza ngo nasohoye icyo kigabo nabi cyane cyari kindyamiye mu buriri kugira ngo mvugane n'umugore wanjye. Bwari bwo bwa mbere nari nzamuye ijwi ryanjye ntongana, ubundi twarabyirindaga kubw'umwana wacu, ariko kuri inshuro byarananiye ndarakara. Nari mbabaye bikomeye cyane, nari ndimo kurira mvuga nabi kandi mvugira hejuru. Umugore wanjye wo kumva ikosa ahubwo yabaye very defensive, agerageza kunyumvisha yuko ari amakosa yanjye kuba yanciye inyuma. Nta mwanya umwe, n'igihe cyose wakabaye umakanya uba wagiye ngo wagiye muri ibyo trip bya ngo wagiye gukampinga, ngo uri kumwe n'abana, ngo wagiye iba bivuze numvishe ari nk'icyuma nteye ku mutima, kuko sinari nkitembera cyane kuko atabikunda wenyine. Twahuraga tubiva kenshi, nageze aho ngaho ndabireka. Niyo mpamvu nahise ndakara. Umugore wanjye ngo menye yuko ndi umugore nanjye mba gukeneye, niba nta mwanya uma urumva nari kubigenza nti. Icyo nicyo cyane kuguca inyuma. Kwihangana byarananiye, naraturitse ndarira. Ntabwo numva ukuntu kunca inyuma kwe ari amakosa yanjye. Ngindukira mbona umwana wanjye ahagaze muri koridoro, yari arimo aratwumva dutongana. Icyo nacyo numvishe kinkuze ko umwana wanjye yanyumva ndimo gusakuza ntyo. Ngize ngo mutere umugore wanjye yaraje nkubita intoki ati mufe hose nyine wimfatira umwana. Narasohotse ndagenda. Iryo joro ndara mu rugo ku babyeyi banjye. Kuva ubwo ngubwo umugore wanjye yaragera rakara hari kunandusha, ambuze no kongera kuvugana n'umwana wanjye ngo kugeza igihe nzasabira imbabazi. Nanjye nti nsaba imbabazi se ziki? Nakoze irekosa. Nagiye mu rugendo twabivuganye for God's sake, kandi noneho nagiye yabyemeye umugore wanjye. Umutwe wanjye ibitekerezo ntibimo amahoro. Ndibaza niba ari ubwa mbere abikoza nciye inyuma cyangwa se asanzwe abikora. Ndacyari mu rugo ku babyeyi, mu by'ukuri ntabwo nzi icyo gukora. Ndimo kwibaza uko umuhungu wanjye yamfashe, kumbana ndimo ntunganya nyina nsakuza kuriya. Sinzi uko yamfashe mu by'ukuri. Yego pe, nasabye imbabazi umwana wanjye, we numva namusaba imbabazi pe, ariko umugore wanjye we numva ntashaka no kumubona mu buzima bwanjye. Cyangwa se wenda nk'uko abivuga wasanga ari n'amakosa yanjye ntawamenya. Mu cyumweru gishize nashatse umunyamategeko, turavugana ndi gushaka ukuntu natandukana n'umugore wanjye byibuze nkaba nabona n'uburenganzira bwo gusura umwana wanjye mu gihe nyitegereje yuko byose bikemuka. Ubwo rero nyuma yaho ngarukiye mu rugo, umugore wanjye yahisemo kujya kubana na wa mugabo nabafatanye. Birababaje ku mwana wacu kubona nyina yitwara atyo. Ariko ibi nibyo bimpa imbaraga zo gukomera ku mwanzuro nafashe wo kudivorce no gutandukana nawe. Nyuma yo gutandukana nawe aherutse kumbwira yuko ngo atwite inda y'undi mugabo kandi itari ya wa wundi nabasanganye, gusa ngo umwana yahisemo kumutwita ubundi ngo agakagumana n'uwo musore bakorana, nubwo ntazi igihe nabo bazamarana namenya yuko inda atwite atari. Ikigaragara cyo nuko umugore wanjye aryamana n'abagabo benshi batandukanye barenze umwenzi. Cyanunguye kurusha ibindi nukumva mbwira yuko ngo nta mahana azateza, nta mwanya afite wo kwiruka mu nkiko ngo niba nshaka
ashaka kugumana umwana ngo nimugumane, mu by'ukuri si cyo nari niteze ku mubyeyi w'umumama. Nubwo ari byo bimpaye amahoro kuko sinakwifuza yuko umwana wanjye akomeza kubona nyina asimburanya abagabo buri kwezi atyo. Ibyo byamutera trauma kurusha uko yaba atamubona na gato. Ariko nk'umubyeyi wese nakifuje yuko umwana wanjye yakurira mu maboko y'ababyeyi bombi, ariko ntabwo byakunze. Nta muntu bitababaza kubona umuntu mumaranye imyaka hafi 10 yibagirwa byose mwanyuranyemo akiruka inyuma y'agasore k'amafuti bamenyanye mu mezi 4 gusa. Nubwo bigoye kubyakira no kubyumva, ariko nibuze uyu munsi siko narimo guta igihe cyanjye n'imbaraga n'amafaranga ku muntu utabikwiye. Nkora uko nshoboye kose nkamarana igihe n'umuhungu wanjye umwanya uhagije, nkamusohokana uko mbishoboye kose ngo ndebe yuko nibure naziba icyoho cya nyina mu buzima bwe, nubwo rimwe na rimwe njya ngerageza byose ariko nkabibona yuko ari wakumbuye. Nanjye gake gake ndimo kumenyera ubuzima bwo kuba hadahari, kandi ndabizi yuko bizaza n'igihe kitaragera gusa. Mama w'umwana wanjye ni umubyeyi udafite ikintu na kimwe yitayeho. Ukwezi gushobora gushira atavuganye n'umwana, byibuze no kuri telefone. Gusa nanjye ndigiza nkana umuntu utarabashije no gutanga impamvu yumvikane yo kunca inyuma. Ni gute yabona iyo gutuma adasura umwana we? Byibuze arigemba numva namwambura uburenganzira bushoboka bwose bwo guhura n'umwana wanjye, ku buryo niyo yaba nakongera gushakana n'umugore wanjye twagira ubuzima bwiza atabwivanzemo. Ariko icyo nkeneye gukora gusa ni ugukemura buri kimwe cyose mu mategeko, ku buryo n'igihe naba ntakiriwe imitungo yacu izasigarana umwana wanjye, ku buryo uwo ngo twatandukanye atazongera kuza gufata imitungo, cyane yuko iyo ari wowe wahemutse mutandukana ntagire na kimwe abona mu byo mwari mutunze. Ikindi ngomba gukora ni ugusevinga amafaranga yo kujya njyana umwana wanjye aho bafashe imyumvire. Uyu munsi afite imyaka 7, yibuka neza yuko nyina yamutaye akiri muto, ibintu bizamutera childhood trauma. Inkuru yigisha, nakifuje yuko ababyeyi bamenya amakosa yabo, ibikomere atera abana babo, uburyo bibatera ibikomere mu buzima bwabo. Reka nkubwire ikintu utaruzi ukwiriye kumenya. Umenye inkuru iri inyuma y'imyitwarire ya bamwe muri twe, agahinda kakwica. Ahubwo wabona yuko ntako tuba tutagize ngo dukomeze kubabanira. Imiryango mibi tuvukamo n'ababyeyi babi twagize no kuba turi aho tugeze uyu munsi tumeze nk'uko mutubona, nishimwe rikomeye cyane.